wanjye nkubwire. Yego. Buriya hari igihe njya nicara nkibuka. Yego. Mbere y'uko dusezerana. Yego. Wamuzaga ku nkeke nkahora afite umutima uhagaze. Buriya watekerezaga ngiki? Buriya rero tutari twasezerana. Mu mutima wanjye ntago hari hanezerewe. Numvaga ko ushobora kugenda ukansiga pe. Ubwo se ukumva ko nagenda kandi naraje ngusanga nkureba koko? Narabyiyumvishaga mu mutima wanjye kubera ko nabonaga itoto ryawe ririmo kugwa, nkavuga nti yewe bazakunjyana. Ariko aho dusezeraniye ubu ndatuje mu mutima rwose, ubu mfite nafashe icyizere cy'uko uri uwanjye. Ubu se kuki utandagizaga Imana kuvuga uti Mana dore niwe wamumpaye ijya umundebera, ariko ntiwahangayike? Yewe gutekereza kwa muntu rwose biba hafi, ntago wandenganya. Ariko rero ntacyo, ubu noneho usigaye numva ntuje, mbona warampaye amahoro. Niyo mpamvu mbona ufite n'agatoto keza. Sigaye numva ntuje, ariko nawe mbona waratuje. Nanjye ndatuje. Udakimbaza ku nkeke. Nanjye ndatuje. Amahoro ni yose. Imana mu ijuru yarakoze. Uzi ukuntu abantu basigaye bakureba bakambwira ngo warabyibushye, kandi da umeze nk'umuntu urya iparato y'ibiryo. Iparato n'ituma umuntu abyibuha se? Oya, amahoro atangwa n'Imana yo mu mutima. Ese mama. Rero biratuma umuntu abyibuha. Yewe. Umva reka turirimba ahubwo. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Hariho abantu badashaka amahoro, bagahora bahiga bagenzi babo, nyamara ntibazi ko Imana izabibabaza. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Amen. Amen.